Yes, twongeye kugushimira rero wowe udahwema kudukurikirana kuri uyu muyoboro mugari On Top TV. Ngira ngo rero wowe ugeze hano bwa mbere ubanze ukore subscribe kugira ngo amakuru yose ajya abashe kukugeraho ku gihe, kuko mu by'ukuri waracikanywe, amakuru meza yaragucitse. Ariko nanone nakubwira ngo narirarenga mu gihe urabumaze gukora subscribe kuri iyi channel. Mu by'ukuri rero uyu munsi turagarutse tugira ngo tukubwire amakuru meza yerekeye kuri iyi stade Amahoro wakunze cyangwa se yakunzwe n'abatari bakeya. Iyi stade Amahoro rero ikomeje kuba yavugisha abantu, inshuti z'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bakomeje kwishimira iki gikorwa remezo umukuru w'igihugu yatwubakiye. Ariko mu by'ukuri abanzi b'u Rwanda cyase abatifuriza u Rwanda ibyiza, amenyo barimo barayahekenya, amenyo ari kwenda gushirira mu nda bitewe nuko baba batifuza yuko u Rwanda rwatera imbere. Ariko kubera yuko Imana yabishatse, Imana yemeye yuko natwe tugera ku byiza, tuzakomeza kugenda tugera no kubirenze. Niyo mpamvu rero tugire amakuru natwe twamenya kuri stade Amahoro. Niyo mpamvu mbazaniye amakuru kugira ngo mubashe kuba mwayamenya yerekeye kuri stade Amahoro. Ubundi stade Amahoro ifite ayahe mateka? Rero icyo usabwa wowe ni ukubana natwe kuva iki kiganiro gitangiye kugera kirangiye, ubashe kwibonera amakuru meza kandi amakuru ashimishije kuri iyi stade Amahoro. Twihuse cyane rero, iyi stade Amahoro ni imwe muri stade zubatswe kera, kuko iyi stade 5 Nyakanga umwaka w'1987. Muri icyo gihe nibwo yatashywe bwa mbere na perezida wari uriho Habyarimana Juvenal, niwe wayitashye icyo gihe. Iyi stade Amahoro rero yari stade ubona yuko nk'uko uri kubibona ku mafoto ntabwo yari yubakiye, ni stade isanzwe, yari stade iraho, kuko iyo stade icyo gihe ntiyari stade ikomeye cyane kandi igezweho muri Afurika y'Iburasirazuba, kuko abantu bazaga kuhakinira imikino itandukanye. Niho Amavubi yakiriraga imikino yayo ndetse n'andi makipe yo mu Rwanda, haba muri shampiyona cyase no mu gihe yabaga yakiriye amakipe yo hanze. Wabonaga yuko stade Amahoro yifashishwaga kugira ngo habashe gukinirwa imikino itandukanye, cyangwa se no mu gihe habaga habaye ibirori bigomba guhuza abantu benshi, nta handi babajyanaga uretse muri stade Amahoro. Iyi stade Amahoro rero yarakomeje irakoreshwa ndetse kugera mu mwaka wa 2022, aho leta y'u Rwanda ifashe icyemezo cyo kuba yayivugurura. Tukwibutse gatoya rero, iyi stade icyubakwa mu mwaka w'1987 ubwo yatahwaga, yakiraga abantu bagera ku 25,000. Nyuma yaho rero haje gutekerezwa umushinga wo kuba iyi stade yavugururwa igashyirwa ku cyerekezo cyiza, cyangwa se igashyirwa ku rwego rwiza rw'amastade meza ashimishije, haba hano ku mugabane wa Afurika, cyangwa se agashyirwa ku rwego rw'amastade y'i Burayi mukunze kubona mutari bakeya ku ma televiziyo yanyu, cyangwa se n'abandi batuye mu Burayi cyane abahasura mukunda kubona amastade akomeye, bashatse kwizamurira urwego ngo bayigire nziza kurushaho. Iyi stade rero yatangiye kubakwa mu mwaka, cyangwa se yatangiye kuba yavugururwa neza kurenza uko yari yubatse mu mwaka wa 2022. Mu ntangiriro nibwo iyi stade Amahoro batangiye kuyivugurura bagira ngo imere neza cyane kurushaho. Icyo gihe rero ubuyobozi bw'u Rwanda bwatangaje yuko iyi nyubako cyangwa se iyi stade Amahoro kugira ngo bayivugurure, yuko iyi stade Amahoro yavuguruwe n'ikigo bita Suma cyo muri Turukiya gishinzwe kubaka. Iki ngiki nicyo cyavuguruye iyi stade Amahoro kishyira ku rwego mubona uyu munsi, stade ishimishije nk'uko ubyibonera ku mafoto. Ni stade imeze neza nk'uko urimo urabibona neza, mu by'ukuri ni stade ishimishije ku kigero cyo hejuru. Iyi stade Amahoro rero yarubatswe ndetse yubakanywa umuhate, inubakwa vuba mu gihe kidatinze. Nyuma y'imyaka 2 gusa, hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024, iyi stade nibwo yatashywe, nibwo hakiniwemo umukino wa mbere. Muri kwibuka neza, umukino wahuje amakipe abiri y'amakeba, ubwo ndavuga APR FC ndetse na Rayon Sport. Icyo gihe barakinnye rero umukino wari mwiza ushimishije cyane, birangira amakipe aguye miswi ubusa ku busa. Icyo gihe rero nibwo batashye stade Amahoro, nibwo yatangiye kuba bayikiniramo. Nyuma yaho muri kwibuka neza yuko n'umukuru w'igihugu yaje kuba yaba hari stade igafungurwa, ndetse icyo gihe mwaje kuba mwakitabira muri benshi nk'uko mubyibuka. Iyi stade rero imaze kuvugururwa yashyize ku kigero gishimishije cyo kuba yakwakira abantu bagera ku 45,000 bakicara neza kandi bisanzuye nta n'ikibazo, batari no kubyigana, bameze neza muri stade Amahoro. Mu by'ukuri rero iyi stade Amahoro ikomeje gushimisha abanyarwanda
ni ikintu ubona yuko cyahinduye imitekerereze ndetse n'imyumvire y'abanyarwanda. Abanyarwanda rero iki gikorwa remezo barakishimiye ku kigero cyo hejuru mu by'ukuri, kuko iyo utekereje umukino cyangwa se iyo hagiye kuba umukino waba uw'Amavubi cyangwa se w'amakipe akomeye, uba usanga nanone ubona abanyarwanda, ubona yuko abantu badafite impungenge yo kuba bakwakira uyu mukino, kuko bahita bavuga ati nta kibazo, dufite stade nziza, stade Amahoro. Nongera kukwibutsa yuko iyi stade CAF yayishyize muri amwe mu mastade akomeye cyane ashobora kuba yakwakira imikino ikomeye cyane mpuzamahanga. Mu by'ukuri bayihaye ibyangombwa byose, kandi nanone bayihaye ibyangombwa byose biyemerera kuba ari imwe muri stade nziza cyane. Stade Amahoro rero ni imwe muri stade nziza cyane hano muri Afurika y'Iburasirazuba. Uretse n'ibyo ngibyo, ni imwe muri stade zimeze neza cyane hano ku mugabane wa Afurika, kuko mu by'ukuri iyo uyitegereje ubona yuko bayubatse mu buryo bugezweho kandi uburyo bumeze neza. Nk'uko rero ubona amastade agiye atandukanye yo ku mugabane w'Uburayi, nka stade nk'ikipe ya Real Madrid, mujya mubona stade ya Barcelona n'andi makipe akomeye cyane nka Manchester United ndetse na Manchester City. Iyi stade rero nayo ubona yuko bayubatse bayitondeye, bayihaye icyerekezo cyiza kandi gikwiye. Ikindi kintu rero gishimishije ugomba kumenya kiri muri iyi stade nuko bashyizemo VAR, uburyo bwo kumenya neza uko umukino uri kugenda mu kibuga, haba hari amakosa bakaba bamenya gusubiza inyuma, bakabasha kureba nuko bigenze. Iki rero ni kimwe mu bintu bishimishije cyane kuba rero iyi stade irimo VAR. Nanone ni ikintu cyongeye kongera ubwiza bwayo, cyongeye kongera agaciro kayo, bigatuma abantu babasha kuvuga bati iyi stade mu by'ukuri noneho iratwemeje, ni stade nziza, ni stade imeze neza cyane kandi ku buryo bushimishije. Iki rero ni kimwe abanyarwanda baheraho bavuga bati igihugu cyacu gifite icyerekezo, igihugu cyacu kimeze neza. Kandi mu by'ukuri nanone mugomba kumenya yuko iyo abaturage babonye ukuntu bidagadura bakishima, bakaba bakina umupira cyangwa se baba no mu myidagaduro igiye itandukanye, mwabonye yuko hafi hari n'icyo bita BK Arena. Iyi BK Arena nayo ni imyidagaduro igiye itandukanye ndetse n'indi mikino. Mu by'ukuri ubona yuko abanyarwanda bishimye, ku maso yabo hariho akamwenyu, ubona ko banezerewe cyane. Turagushimiye rero wowe aho uherereye mu mpande zitandukanye z'isi, waba uri ku mugabane wa Aziya, waba uri ku mugabane w'Uburayi, Amerika se, cyangwa se uri muri Afurika, cyangwa se ukabona no muri ku mugabane wa Oceania. Tukubwira yuko tugukunda cyane kandi tukwitayeho. Tugomba kuba twakugezaho amakuru meza agiye atandukanye, amakuru ari kuvugwa agiye agezweho, cyangwa se ibintu by'ingenzi ugomba kuba wamenya mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Reka rero njyewe wari uri kumwe namwe kuri izi mic za On Top TV, nkushimire nkubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe, kandi ukomeze ukore subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo ibiganiro byose bijye bikugeraho 5 kuri 5 nkuko tubishyizeho. Reka rero nkushimire nkubwire ngo ciao ciao, dusubire mu biganiro bikurikira. Bye bye.